muraho neza nshuti bakunzi ba Ngufashe TV. Uyu muri kumwe ni Emmanuel, nkuko dusanzwe tubana hano kuri ino channel yacu yo kwigisha ikinyabiziga aricyo cyitwa moto. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo dutangire no isomo ryacu, isomo kurindi. Ese niye mpamvu ibinteye? Najyaga nigisha abanyeshuri, ugasanga umunyeshuri aje kwiga isomo, agasanga isomo aje kwiga ni ryabanje nirikurikiye, ariko ryabanje atarirebye neza. Ibitekerezo rero nagiye mpabwa nuko bambwiye ngo ngira ngo isizo ndetse n'ama episode. Hano rero ni kuri Ngufashe TV, iyi ni season ya mbere, ariyo rero tugiye guheraho uyu munsi. Tugiye kureba iki rero muri makeya? Tugiye kwiga, tugiye guhera ese moto niki? Moto niki? Ariko tumanze tumenye ngo ese ibice bigize moto ni ibihe. Urumva ko ndashaka ngo isomo ndifungure neza ku buryo uraza kuri channel ya Ngufashe TV akimara kubona video agenderaho neza ku murongo uko tuyitangire. Tuvuge nimba ugiye kwiga ikintu ukagera hagati, urumva ntabwo byumvikana. Turashaka kubitangira neza. Tugiye kubanza tumenye ngo moto igizwe n'ibice bingahe. Turahera ku bice by'ingenzi, tuzakomeza twige n'ibindi bice bikurikiye. So rero ukurikiye Ngufashe TV, ino video nigucike, nawe uyibonye bwa mbere kora subscribe kugira ngo itagucika. Sawa, reka rero dukurikire atagira umuntu ucikanwa. Reka dukurikire moto yacu rero mureba nkuko muyibona hano, kugira ngo muri kwitegereza, kugira ngo murayireba, anze muyitegereze yose. Cyangwa muri kuyireba yose uko imeze. Ego, kugira ngo muyirebe neza, muanze muyitegereze neza, kugira ngo nituza gutangira isomo muze kumenya ngo ese iyi moto yacu imeze gute. Okay, noneho rero yes, kuvuga ngo tugiye gutangira neza kabisa kugira ngo tumenye moto yacu, ese moto yacu imeze gute. Okay, cyangwa se igizwe n'ibice bingahe yacu. Reka turebe rero igice cya mbere muri makeya. Dukorere ku ntebe cyo gutwara umuzigo. Yes, nukuvuga ngo ahangaha mureba mubona ari gukoza urutoki. Kiriya ni igice cya mbere, ahariya ngo cyagenewe gutwara imizigo. Twibukiranye ko hari moto zimwe na zimwe zitagenewe gutwara imizigo, ariko moto uzabona yose izaba ifite iriya ntebe nyuma. Babishatse kuvuga ko n'umuzigo yawutwara. Ugiye gutwereka intebe umugenzi yicaraho ndetse n'umuyobozi, aricyo gice cya kabiri. Nuvuga igice cya kabiri, urabona hariya hari umusego, ngira ngo uwo musego murawureba, mubitegereze neza, mubereke neza rwose kabisa, yamurebe neza. Reba uyu musego. Donc ahangaha mureba, aha icyo nicyo gice cya kabiri. Agiye kutwereka rero ese umugenzi yicara hehe na raporo y'umuyobozi. Twereka aho umugenzi yicara. Aha, umugenzi utwaye yicara hehe, uyoboye moto we yicara he? Uyoboye moto yicara hano imbere. Yego, ubwo nuvuga ngo iyo ntebe tuba tugomba kuyigabanyamo kangahe? Kabiri. Bikore ubigabanyemo kabiri kugira abanyeshuri babirebe neza. Umushoferi yicara hano imbere, umugenzi akicara hano inyuma. Utugabanyijemo kabiri nuko wafata ukagabanyamo kabiri ikintu. Yes, nuko rero mubibonye iki nicyo gice cya kabiri. Iki rero mureba hano ni umusego. Uriya musego umugenzi agomba kugira aho yicara ndetse n'umuyobozi akagira aho yicara. Bishatse kuvuga ko ino moto yacu dushobora gutwaraho
umuntu umugenzi ndetse ugatwaraho n'umuzigo inyuma. Birashoboka cyane, birashoboka nta kibazo. Reka tujye ku gice cya gatatu rero. Igice cya gatatu ngira ngo murabona ari ahantu mubona hariyo umufuniko. Reka dukoreho akitwereke. Icyo ni igice cya kangahe cya gatatu, bakita reservoir. Kikaba ari igice cyagenewe gushyirwamo essence kugira ngo ino moto ibashe kugenda. Reka afundireho gakeya kugira turebe. Nukuvuga ngo buriya urebye neza hariya wasanga harimo essence mo ndani, ariko wenda ntabwo twapasha kwibona, ariko kino gice nicyo cyagenewe gushyirwamo essence kugira ngo ino moto yacu ibashe kugenda. Hano rero tubibukiranye ni kuri Ngufasha TV. Twatangiye rero moto kuyivana hasi kugira ngo tuzayimenye neza. Mbere yuko utangira kwiga kwitwara, banze umenye moto igizwe n'iki, ikozwe mu biki. Ufundikire neza. Yes, reka rero dukomeze. Twibukiranye ko iyi ni season ya mbere, episode ya mbere, kuri tutangira kwiga isomo rya moto. Tugeze ku gice cya kane. Igice cya kane ngira ngo muri kureba hari ahantu hari ibintu birari, ariko wabaza ukadufasha. Ese ibi bintu turi kubona bihagaze hejuru ya moto ni ibiki? Kasike, turabona bimeze nk'imitwe, bishanyije nk'imitwe y'umuntu. Kasike umugenzi yambara, iyi ni iy'umushoferi, iyi ni iy'umugenzi yambara kuko itwaraho abantu babiri. Ego, nuvango iyi ni kasike. Bishatse kuvuga ko ino moto impamvu dufite kasike ebyiri, twashatse kubereka yuko umuyobozi yatwaye ino moto aba agomba kuba afite kasike. Birabujijwe gutwara ikinyabiziga moto utambaye kasike. Kasike rero cyangwa se helmet ni igikoresho umuyobozi akoresha kugira ngo bimurinde mu gihe ahuye n'ibyago cyangwa se ahuye n'impanuka, bikaba byamurinda ko umutwe wiwe wagira gute, wakwangirika. Gerageza uyambare turebe uko yambarwa. Warangiza iyo aka kantu kadafunze tugafunga neza, tugafunga neza. Sa nk'uhindukira turebe inyuma. Okay, murabona ko yambaye icyo bita helmet, ngira ngo murabireba. Okay, sawa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo suppose ko uriya ni umugenzi, bivuga ngo iyo agiye gutwara moto aba agomba kuhita yambika ndetse umugenzi ino kasike yindi isigaye kugira ngo nawe abashe kurindwa mu gihe habayeho impanuka. Urakoze cyane. Ngira ngo rero tugiye kwigisha igice cya kane. Igice cya kane ni iki ngiki turi kureba ahangaha, hariho n'amamiruwari n'iki. Ngaho dufashe rero utwereke. Ese wenda iyo kasike wayishyira ku ruhande kugira ngo bize kudufasha neza kugira ngo turebe kino gice cyacu neza tugihereye. Tunguza rero icyo gice kugira ngo tubirebe ese umumaro wacyo ni uwuhe. Aha, jyana iburyo neza, jyana ibumoso. Yes, ngira ngo rero mwamaze gusobanukirwa kiriya gice icyo kimaze. Iki gice rero ni igice cya kane. Iki ni igice cyitwa amahembe. Mu mahembe bango hagenewe umuyobozi akikoresha ashaka kugira ngo ahindure icyerekezo aganamo, ajya iburyo cyangwa se ashaka gukataye ibumoso cyangwa ashaka kuyobora neza agenda imbere. Sawa, ni kuri Ngufasha TV rero, komeza udukurikire wowe nukure urushinge rwacu. Nicyo kimaze rero iki gice ni cya kane nkuko mubireba. Tugeze rero ku gice cya gatanu, aricyo gice gikoreshwa n'amaguru. Nuvuga ngo cya gice gikoreshwa n'amaboko, ariko tugeze ku kindi gice cya gatanu aricyo gikoreshwa n'amaguru. Icyo gice rero kigizwe na moteri. Nadukorere kuri moteri atwereke ese moteri ni iyihe y'iyi moto. Iyo mureba ni moteri ya moto. Icyo nicyo twita igice cya gatanu. Yose ni moteri y'iyi moto.
Okay, iyo ni moteri. Yes, rero cyane igice cya moteri. Ino moto yacu rero igizwe na moteri, ntabwo ari moto z'iki gihe z'amashanyarazi, uretse ko tugiye kuzajya tubazanira moto zitandukanye. Hari moto z'amashanyarazi, hari moto za essence zikoreshwa na moteri. Ibyo byose rero tuzajya tubazanira hano kuri Ngufashe TV kugira ngo mwese mubashe gusobanukirwa, kubera ko birashobora ko ushobora gukoresha ino moto ariko nube ariyo utwara, ushobora kuyigiraho ariko mu gutwara nube ariyo utwara. Sawa, urakoze. Noneho rero tugiye kureba igice cya gatandatu. Igice cya gatandatu rero uraza kutwereka ese iyi moto igizwe n'amapine angahe cyangwa inziga zingahe. Nuvuga ngo moto yacu irangwa n'inziga, aricyo gice cya gatandatu, cyangwa se amapine ibiziga biyitwara. Iyo ukiyobora, iyi moto yacu igizwe n'ibiziga bine, ngira ngo murabireba hari hagati na hagati, ibiziga bine ngibiriya. Nagenda yadukorere ku kiziga cya mbere cy'inyuma, yego gikoreho wagera ari azenguruka rwose kabisa, tugaragarize neza. Aho ni ikiziga cy'inyuma. Icy'imbere icyo ni ikiziga cy'imbere. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita moroteseri cyangwa se amaboko ya moto yagaragaza, bakunda kuvuga ngo amaboko ya moto yagaragaza. Yego, yes. Aha, izo ni iz'imbere zifatwaho ipine ry'imbere. Noneho iz'inyuma, moroteseri z'inyuma, iz'inyuma ni izo ngizo zituma moto yacu iticeka mu gihe iguye ikwise mu mukuku, cyangwa se yanakwiceka ariko abayicayeho cyangwa se n'abitwaye ntibabashe kugira gute kwiceka, cyangwa se nkababashe kuvunika nk'umugongo cyangwa se iki. Urakoze. Twereke ikindi gice rero cya karindwi, aricyo uruhumekero rwa moto cyangwa se shampoma y'iyi moto yacu. Ituruka he shampoma? Ituruka he? Ituruka hano imbere muri moteri, hano ariyo shampoma. Ituruka hano kuri moteri. Yego, reka tubereke neza shampoma. Ngiyi shampoma ikaza gahoro gahoro igarukira aho ngaho rero. Sasa nibwo buhumekero bwa moteri. Dufashe rero wurire moto, ubwo iyo ni episode ya mbere tugiye gusoza tureba uburyo yurira moto. Niho hantu tugiye gusoza. Numara gusoza rero yihagurutse rero kuri stade yayo. Okay, reba rero umuntu wuzuye neza, umushoferi, umuyobozi wuzuye neza wicaye kuri moto. Ngira ngo murabireba hariya, no kuvuga ngo ari kuri moto neza, nta kibazo gihari. Murakoze rero, mukurikire episode izakurikira. Ese episode izakurikira tuzaba dukora iki? Tuziga iki? Muri makeya ni igiki tuziga kuri episode ikurikiye ya kabiri? Tega amatwi rero Ngufashe TV, komeza urebe Ngufashe TV ku yindi episode izakurikiyeho ya kabiri. Ese tuziga iki muri makeya? Tubonye ibice bya moto, reka turebe ikindi tuziga muri makeya. Kandi mujye mumbwira nimba koko ibyo twize mwabifashe muri komenti. Kora subscribe ni wowe utarayikora, kora like ndetse na komenti ndetse na sharing, zino video zibashe kugera kuri benshi. Uwo mwari muri kumwe rero ni mwarimu wanyu witwa Emmanuel kuri Ngufashe TV. Nakagaruka rero video twarabyemeje, mukomeze murebe Ngufashe TV nimukureho urushinge. Ciao ciao.